ibihe byiza kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu ubusi arikadaho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, tubahaye ikaze. Turi ku gatandatu mu mpera z'icyumweru aho tubazaniye breaking news zitandukanye ku makuru ari gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cyacu ndetse no hanze. Turahera ku mugabo witwa Murungisabe wa Isimbi TV wari umaze igihe kinini cyane atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho yagarukanye na podcast yakasamo twakomeza kubabwira ngo mugende gake ndacyabayoboye, ariko ko bigaragara akaba yarananutse ndetse akabona katanameze neza, ariko uko biri kose ubwo yagarutse itoto rirongera rishibuke yongera amere neza. Twakomeje kandi ku makuru agezweho ubu ngubu y'umugabo witwa Bamporiki Edouard ndetse n'uwitwa Gasana Emmanuel, bari bafungiye muri gereza nkuru ya Mageragere ko bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bakomeje hanze y'u Rwanda mu Bwongereza, umuhanzi w'icyamamare Liam Payne wamenyekanye mu itsinda rya One Direction akaba yaritabye Imana mu minsi ishize azize impanuka yamanutse muri hoteli yari acumbitsemo muri Espagne. Twakomeje kandi mu Burusiya ndetse na Ukraine ko abasirikari ba Ukraine ndetse n'abo Burusiya bari gupfa cyane, ndetse abenshi bakaba bari no guhungira mu bindi bihugu by'ibituranyi byo mu Burayi bafite ubwoba ko bose bapfa bagashira. Twakomeje kandi umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar nawe akaba yaritabye Imana, akaba yarahitanywe n'ingabo za Israel zimutsinze muri Gaza. Kagarutse kandi mu Rwanda umugabo mwamenyereye cyane muri showbiz hano mu Rwanda witwa Fata ku Mavuta, arashinjwa na benshi ko akomeje gukora umwuga w'itangazamakuru nabi, aho aharabika ndetse akanasebya bikomeye cyane imiryango itandukanye, bityo benshi bakaba bamusabira ko yajyanwa kugororwa cyangwa se bakamujyana kumuvuza kuko ashoboye kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Twakomereje kuwitwa Irene Murindahabi ko hari amakuru avuga ko hari umwari bagaragaye avuga ko yaba yaramufashe ku ngufu. Hakomeje kandi mu minsi yashize ku muraperi ukizamuka witwa Kabarankuru Icon, aho afite irushanwa ndetse ryatangiye mu minsi yashize ryitwa Zero Tolerance Rap Battle, hahurizamo abahanzi batandukanye b'abaraperi bakizamuka ndetse n'abari bamaze iminsi mu rwego rwo gushyigikira ndetse no kuzamura hip hop nyarwanda idakunda kwitabwaho na benshi hano mu Rwanda. Dukomeza kandi kuwitwa Sikaitu Wabaga aka Charawige, nawe bivugwa ko ashoboye kuba agiye kurira rutemikirere yerekeza i Dubai, ahazaba ajyanye na Ama-G The Black. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire impera z'icyumweru kiziza, mukomeze mudukurikire, mudushyigikire, muduhe subscribe, muduhe like ndetse na share, mutubwira ibitagenda neza n'ibyo dukwiye gukora. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi biradufasha, mukomeze mudushyigikire bityo tuzagera kure. Tubashimira kandi ukuntu mwakomeje kutugaragariza ko mudushyigikiye kuri channel yacu yitwa Isi Yacu TV, aho tubanyurizaho ibyegeranyo bitandukanye ndetse na documentaire n'andi makuru yose agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Turabakunda cyane. Ciao ciao.